اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uislamu bw'umwimerere. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innahu khayru nasirin wa mu'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjal farajahum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bavandimwe, mfashe uyu mwanya ngo tuganire ku byerekeranye na tauba, kwihana, kwicuza cyangwa se kugarukira Imana. Buriya umushoferi ubona ko yamaze kuyoba, icyo abasabwa no gusubira inyuma akava muri iyo nzira itariyo yari yamaze kwinjiramo, akiha icyerekezo kigana hagiye nyirizina. Mu gihe aramutse amenye ko yayobye, agakomeza akaguma muri iyo nzira akayigendamo, ibyo ari ukwivugisha mu magambo ati ndabona rwose nayobye rwose, mu magambo gusa biri aho ngaho, ibyo ntacyo byaba bimaze, kuko ntibyagarura imodoka cyangwa se ikinyabiziga arimo kugendamo ngo kigaruke mu cyerekezo nyirizina cyahagiye. Yewe no mu gihe yaba atwaye abantu, nta n'umwe muri bo wamuvanaho umugayo mu gihe yaba amenye ko ari mu muhanda utari wo, ntiyihutire kuwuvamo ngo yerekeze mu muhanda nyawo. Tauba nayo ni ukugarukira Imana, kuyihanaho, guhagarika amakosa n'ibyaha wakoraga, hakabaho noneho gutangira gutunganya ibyari byarangirikiye muri ayo makosa n'ibyaha, bigasubira ku murongo, bikajya mu buryo. Aha ni hahandi Imana Nyagasani itubwira iti Bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha yaqbalu tauba. Byanga byakunda Imana Nyagasani yakira ukwigarukira, ukwicuzaho, irakwemera, ntigusubiza inyuma. Imana kandi igakomeza itubwira iti inna Allaha yuhibbu tawabina. Mu by'ukuri Imana Nyagasani ikunda abayigarukira. Nimba hari umutungo wahuguje w'abandi ukaba ushaka kwicuza, nta yindi nzira bigomba kunyuramo uretse ko intambwe ya mbere ni ugufata uwo mutungo ukawusubiza ba nyirawo. Nimba hari amasengesho n'ibisibo utakoze ukaba ushaka kwicuza ku Mana, icuze unashyiraho gahunda y'uburyo ugomba kugenda wishyura ayo masengesho n'ibyo bisibo gahoro gahoro. Nimba hari uwo watutse, mwegera umusabe imbabazi. Ubwo nibwo buryo bwo kwicuza, niyo nzira ukwicuza kunyuramo. Nimba hari ukuri wari warahuguje cyangwa se warahisha abantu rubanda, icuze ugushyira ku mugaragaro. Ntago tauba ari ukuvuga mu magambo gusa ngo birangirire aho ngaho, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi. Ibi nabyo ni byiza ariko ntago bihagije. N'umunyarwanda yaravuze ngo amatama masa ntasabira nk'igisigati. Nureba muri Quran urasanga Imana Nyagasani yaragiye ifata ijambo tabu, kugarukira Imana, iribangikanya n'irindi wa aslahu, cyangwa se bishatse kuvuga gusubiza ibintu mu buryo ku murongo. Bishatse kuvuga ngo kugarukira Imana no gusubiza ibintu mu buryo, ibyo byombi ntago bishobora gutandukana. Nanone kandi tauba igomba gukorwa byihuse. Buriya tauba niyo nshingano ya ngombwa buri wese muri twe ku giti cye ategetswe gukora vuba na bwangu kurenza izindi nshingano zose wabuze, bitewe nuko ntawumenya nimba mu minota iri imbere amasegonda ari buze aza kuba gihumeka umwuka w'abazima. Ariko se kandi twagerageje kwirinda ibyaha mu cyimbo cyo kubikora twiringiye ko wenda twazicuza nyuma yaho. Ibyo si byo byiza bavandimwe. Burya kwirinda biruta kwivuza. Dusaba Imana iduha imbaraga zizibukira ibyaha, inaduha amahirwe yo kwicuza bya nyabyo mbere yuko twitaba Imana. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.